nzatangira kubya nzagenda kubya Vestine mbivimuzi. I give you fucking 5 days. Hagararaho wowe Irene, uri muri hagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Irene niba umbona reka maze nshire muri kamera. Irene niba umbona yampano nta nshuti afite, inshuti ni wowe kandi wowe uri ikigoryi. Aya. Uri ikigoryi sinzarekeraho kubivuga. Irene uri ikigoryi. Nta kintu kibabaza kuri iyi si nko kubona umuntu wafataga nk'umuvandimwe ari gukorera ubugoryi kabisa. bazi kabizanye nuko yabikoze bitandakara ahubwo mu bireke. Oya wijya kure. Bishobora kuvaka hano mukajya kubona ibintu bita bihinduka kandi bihindutse bita bihinduka nabi ibintu hano mushobora kuvuga ibintu byinshi. Wijya kure. N'ikibazo nge nari mfite nanze kwirirwa nkungi kukubaza. Muzajye mubyihorera. Cyihorera kabisa byihorera wijya kure. Utasima. Nishugikije kiricara kuri kamera kigite kivuga Irene agasora ikiganiro bro, agasora ikiganiro bizi ko Dumba ari wo barimo baravugaho izo boro. You're not even asking. Warinze ukavuga ngo warize, ngo uri umunyabwenge, ngo uri manager. Bro. Ukavuga ngo uri umunyamakuru uri professional. Sorry my guy. Sha ibintu bya views. Giye kiganiro cya mbere bakoranye cyaranangaje. Given point pazo washoboraga kugumayo man. It was very very possible ko wagumayo. Cyane kabisa. It was very possible urenganya cause abantu muri hano ngenda giye kubabwira uyu Pazo ni umuntu mvugana nawe mu gikari, ni umwana ufite uburere bwinshi cyane, afite uburere bwinshi, uri muraganira nawe uramwumva. Pazo turimo turaganira wumva icyubahiro ampa, icyubahiro iyo arimo araganira. Ndibuka ubwa mbere iminsi ya mbere naraguhamagaye ngo uhamagara nkaho nkurakariye, urambwira ati Dumba ibi bintu sinshobora kubikora. Urambwira ati Dumba ntabwo nshobora gusharinga izo video singiye wazite. Urumva ikiganiro nagiranye nawe urimo urambwira ukuntu udashobora gukora ibyo bintu, noneho ngo twebwe babiri ni twebwe twagambanye kugira ngo zisohoke. Bro. Irababaza ngira ngo ubwa mbere hasohoka screen shot ubwa mbere cyane mu kwageze kwa gatandatu. Nibuka ko ari nge wakwihamagariye, ngira ngo nibwo bwa mbere nari nguhamagaye man wallahi. Nibwo bwa mbere nari nguhamagariye nka kuyihamagara nko ati Pazo ibyo ni ibiki bambwira wakoze cyane. Urumva I remember ukuntu wambwiye mwijwi mani ribabaye mbwira ati singewe niki urumva man. Dumba birababaza kabisa. Dumba zajya ntukibye Irene nkamubwira ko ari ikigoryi muzajye mubikata mu mwohereza kugeza ubwo azakora ibyo namubwiye agomba gukora. Bro bizagenda bikura Irene, bizagenda bikura. Nzakwataka nka kanseri. Dumba zikora ningiye kukubaza ngo yakora iki kugira ngo umubabarire. Narabimubwiye. Warabimubwiye sawa. Nzakwataka nka kanseri kubera umva genda umusiramu. Icyo ushatse kunkora nicyo ngukora. Exactly what you want to do to me, that's what I do to you. Nzakwataka nka kanseri bro. Step by step 1 2 3 4 5 6 7 nzakugeza ku ijana. Mwereke ubugome muba mukora mwigera mukigira ko mwigira abantu b'abagome bro, mwigira ubugome mwigira ubuntu bw'ubugome bro. Mfite imboro, mfite amabya. I have a fucking motherfucking dick and I have balls motherfucker. I can fucking be nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe. Nshobora kukubera akabuye mu nkweto wowe utagenda.
shaka kukubera akabuye mu nkweto we Irene ubuzima bwawe bwose nubwo buboro bwawe wubatse n'ibyo biboro byawe byose bigasenyuka. bro n'ubundi ntabwo mubikate ni mubishire wundi muntu mubishire Irene. Kandi every time I come live puzzle nahantu uzakubona uri live nkazamuka nzajya mbyibuka cyane nzajya mbyibuka abaswera bari batwambitse icyatsi shiyo ariko izi video ya saturating isi yose man bagahita bavuga ko ari njyewe nari nyiri inyuma isi yose every motherfucker buri muntu wese at least yabonye iyo video Dumba yiri inyuma Irene ugafata ikiganiro ukakirekura wowe waje hano urakagorye ugafata ikiganiro ukakirekura Irene n'ukuntu twari tubanye warangiza ukagenda gusaba imbabazi ugabona ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba komuteri kubera abanyarwanda uzi neza ko batazi igifaransa. barakizi cyane ahubwo igifaransa. Oya nabonye abanyarwanda benshi batarabimenye ntabwo bamenye ijambo komuteri icyo bimenyesha. Banyarwandakazi ndashaka kubasobanurira ijambo komuteri icyo rimenyesha. Komuteri mu cyongereza bavuga as such. As such ni ukuvuga ko ntabwo yabikoze as such sibyo yakoze azin ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva ntabwo yabikoze nk'uko mubyumva ngo njyewe na Dumba ngo is like my brother arangije kuvuga komuteri and then you accept mugafata njyewe ufite diploma ya civil engineering gutanga imbabazi umuntu avuze ngo as such. Chomanta randitse ngo they will do anything for views for real man. Ntabwo yabikoze komuteri dore ikintu cy'Abanyarwanda education system yacu igomba guhinduka. Ahangaha ni ngo magara nkavuga ati education system yacu igomba guhinduka ukabesha abantu miliyoni zingahe kubera urimo uravuga komuteri on a national TV igereye ry'amasheki hariho Phil Peter man hariho Phil Peter ashobora no kubaza ikibazo ngo Phil Peter na uri ikigoryi Phil Peter na uri ikigoryi koze maribaza ko abakaritas bari profession yanande ni mama koze ngewe umuntu yabajije ndamubaza ariko se nakubaza ati komuteri kumenyeshije ko batamureze cause I think like Phil Peter is a smart guy now fata as a smart person nabonaga Phil Peter no umuntu uri smart ariko he sits looks at the guys in the hand arimo aremera ubwo se uzari imbabazi ngo ntabwo yamureze komuteri ugasanga izina uwo bavuga ko batareze izina riri muri RIB statement zifunga puzzle riri mu izina ryanjye biba biri kure biri hano ntabwo bijya biba kure biba biri hano ntabwo bimba kuri ipapuro byari bigiye gufunga puzzle man bambifite buri gihe bambifite bingenda hafi bakana statement reka mbisome nongere mbigusomere we Irene nongere mbigusomere biba hari ikintu wari ugiye gukora cyari very dangerous so dangerous man cyari very dangerous izi zose ziba ari cyber report ngizi nicararazo hano mudasubira kure man bareke bihorera abantu mbambwire anko Dumba ibintu biba birakaje man ibintu biba birakaje ndabona kamubwire je niba ari ikintu cyambabaje narafunga ikiganiro cya mbere bamodoreta mugene mukuramo ubuntu burimo buravuga ibintu by'ubugoryi muri comment mugene mukuramo ubworo bwose buri muri comment burimo buravuga ubusa. Jewe Irene yakoze ikiganiro na Yamano mbere yuko mfungwa baravuga ngo just ngo nari ndi umuntu urango afataga ngo video Yamano man Irene yaraburaga Yamano kujya abone views akampamagara
imagine such a guy like that man. Njye nagize n'ubwoba kabisa. Irene ntabwo ndi mu Rwanda, ntabwo uzandoga, kandi no mu Rwanda nzaza. Because they say you put your enemy closer and knows that your friends close, your enemy closer. No mu Rwanda nzaza. Ndumva sinzi ikintu wamusabye ariko ngiye nizeye ko azagikora. Cyetse niba aramusabye ikintu kiremere azagikora kuko yaraguhemukiye kabisa. Kandi byarakubabaje. Icyo wamusabye azagikore, niba ari no kubyumva. Irene, ikintu Dumba yagusabye uzihangana ugikorere. Abanyarwanda bagukunda, banakunda Dumba. Ntabwo bazongera kumukunda Irene, ndabukubwiye imbere nadakora ibintu namusabye mu mezi abiri abanyarwanda bazaba batakimukunda. Nawe azi ubwenge azagikora kabisa. Cyetse niba uramwatse ikigoye ariko azagikora. Ntabwo bigoye, ni ibintu byoroshye cyane koze ngiye ntabwo nkomeza ubuzima. Yeah, please Irene, uzagikorere Dumba, muhamagarane umubwire uti twabirangije ibyo wambwiye ndabikoze, ibintu bive mu mutwe wa Dumba kabisa kuko yarababaye. Irene, you have never, ntabwo urabona ubugome. Ntabwo urabona ubugome. Behind umurozi haba hari uwundi. Uraroga ukajya kubona umuntu bararogoye. Agahita akira. Agahita agenda. Njye narumiwe Dumba, narumiwe kabisa. Man, uzi ko mani bagufunze bro. Bagufunze ngo nagutumye. Nagutumye, nari nagutumye njyewe, nari nagutumye Pazo, nigeze ngutuma njyewe Pazo, we naragutumye njyewe. Pazo nigeze menya video za ya mpano, hari ahantu nagutumye wowe Pazo. Ahubwo se wowe wigeze unayibona man? ahubwo se si wowe wayifatiye video se wayifatiye Pazo y'amazi? njye nigeze mutuma Pazo, njya mvugana nawe ibintu by'ubushenzi, ntari ibintu njya mvugana na Pazo ibintu by'ubushenzi. Reka mani, ariko hano nabasuje wana. Nesa ko bimeze gute? Akwikirije Nesa. Fresh byatari mucomante bimeze bite sweetheart? Ni fresh wanjye. iki kintu bita ngo Jewe hano ndabanyarwanda babimenye, Pazo bamufunze. Njyewe Dumba sinshobora kugira confidence yo kuba nshobora guhaguruka nkagura itike nkaza mu gihugu cyanjye. Really? Njyewe uri inyuma y'icyaha bafungiye umwana, nagenda gute u Rwanda bahita bamfata cyane kuri airport? baguhagarikira hariya bagahita bagutwara. Nibwo bugome Irene wari ukoze. Gusa njye ndashimira ubutabera brother. Man, kabisa. Ntabwo reka ndasubiramo abantu batazi uburemere bw'ikintu Irene yarakoze, ndasubiramo abantu batazi uburemere. Njyewe Dumba bafunze Pazo mani akaherayo, ntabwo nshobora gukatisha itike ngo ninjire i Kigali. Pazo bamufunze ari njyewe wamutumye nkuko babivugaga. Imana n'ubutabera barabidukoreye kabisa my guy. Ngikorera akazi hano hasi. Benshi Banije modeta ngikorera akazi. Abantu benshi modereta batazi kubroka nabo reka mbakureho modereta zabo. Abantu benshi buriya bumvaga ari ibintu byoroshye, ariko mazi kujya ari uvuga ngo ugiye kurya imyaka runaka bro, uziko nta kintu wakoze. Barimo gutukanamo hano hasi bitari sawa rwose. Ndi kuboroka nananiwe n'ukuri kw'Imana. Siko ninjye moderator nyine uri kuboroka. Nta niwe moderator, ko bari gutukana bareka nikorera akazi. Akavuze nabi umweyo. None kari njye nawe uri kuboroka. Umva abantu nabo bajya. Dore gushara guhayirose. Sorry, you had to go. Wajya Uganda ngo wareka kujya i Kigali. Nse Shari nkura kuri kane ubundi bindi umuntu abyikurikiranira. Pazo. Oui. Thank you. My question is, Mujama niwe wifatiye video.
twarayibonye twese niwe wasetinze kamera ashyira hariya bakora ibyo bakora nubwo rwose bitari binashimishije areba hari n'ibintu umuntu abona wenda akavuga ati you know what at least byari bimeze neza ariko nta wapi. So my question is ni Bushi gute Bushi, thank you so much brother. akanayitanga ni gute ajya kublaminga abandi bantu ngo bayisohoye kandi nawe kuyibikira byaramunaniye. yabanje no kubeshya mu kiganiro kwa Irene ngo bamuteze kamera ngo bari batarabibona. muteze Yeah. na twese iriya video twese turayifite ukuntu yegera Petero arabeshya isetinga cyane. Arabeshya cyane at an extent. icyo kiganiro niho babesheye ko ngo yampano ngo afite umwana urumva Waheze. ngo umwana we yarapfuye ahubwo ngo umwana Irene we ngo yarapfuye urasohora wamugani. icyo kiganiro babesha ko ngo umwana wa yampano yarapfuye wajya gisohoye Irene kandi byose ari ukubeshya wa mungu byose ari ukubeshya Irene ibiganiro by'ukora Shiza. Dumba kankubaza ikibazo. kandi ngo mama Are w'uriya you mwana telling me yaragiye no ngo kurega Thank you Dumba. Bushari, thank you so much. Kankubaza ikibazo Dumba kandi Thank you unsubize. Bush, my love. Waba ushobora gufata telefone ukifatira video ukananirwa gufata umwana wawe ukamupostinga? imagine none se n'umwana ntawe se kandi bushi abanyarwanda baravuga ngo Dumba ngo Irene ngo yagusabye ngo imbabazi ngo sijuyi nini ngo mubabarire ikiganiro cyo yagikuyeyo ikiganiro rero kidiritinze Oya zana gusaba imbabazi kuri public. Abanyarwanda bagomba kubimenya ko biriya bintu babikora bashaka views None man. thank you sweetheart. abo Thank you so much. abanyarwanda ariko ibyo bya views no kwita izina ry'umuntu nicyo nyine Dumba ni ikiganiro musabye kudiritinga ugahita umubabarira noneho ngenda naramworeje amubwira Ngo none saza agenda acyeditinga kiriyo ko ushobora kugeditinga kiri hariya namubwira ati narakubwiye ndabivuga naramubwiye genda weditinge ikiganiro bikatemo ko kirakwinjiriza amafaranga je ntago n'umuntu ukomeza ubuzima narakubwiye genda weditinga ikiganiro ukuntu kiriyo ugenda ubikuremo ibyo biboro bya yampano kigume kigukorera amafaranga nurangiza wandike statement usaba imbabazi neza we wakagoryiwe uzandike uzipostinge kuri Instagram yawe njyewe nawe turaba dukiranutse udashiramo za komuteri zawe. Thank you boss lady, thank you so much. Udashiramo za komuteri zawe Irene, udashiramo za komuteri zawe ukore fucking statement uyandike uyishire kuri Instagram njyewe turaba dukiranye kiganiro cyeditinga kuri ibyo ball. You don't have fucking 5 days from now. You don't have 5 days from now. Do it as quick as possible. Kana bikora nzamenya ko kabisa ari azahomba byinshi icyo kiroroshe guhomba natabikora cyane yabikora pazo ntabwo ibyo bigoye cyane ko editinga dore ntabwo musabye kubisiba ntabwo musabye kubisiba none se reka mubaze the owner mbwira impamvu kuva igihe yabimubwire kugeza n'izi saa atarabikora nayibubwiye hashize iminsi 3 mbikubwiye hamwe na aga promote yabamwongeje indi 5 bamwongeje indi minsi 5 bamuhaye indi 5 nguhaye indi minsi 5 Irene nguhaye indi minsi 5 I give you fucking 5 days genda ubikuremo yamana arimo aravuga ko ngiyewe namuhemukiye nurangiza wandike statement mutarimo za komuteri do a fucking statement that is clear that you're fucking saying sorry to me mutarimo fucking komuteri otherwise I'm gonna bring all your motherfucking shit I'm gonna put it outside. dushyigikiye imbabazi nagenda yeditinga nzatangirira ku cyakuzanye muri Canada n'ukuntu watashe uribuka ibintu uribuka kado nuza yaguhaye ngo twarire umugore we ibyo wakoze niko nzatangira ndimo kuha trailer filmu kunizaza niko nzatangira ako ni gatoyi nzatangira nzagenda kubya Vestine mbivimuzi I give you fucking 5 days nkwade nakutano
5 days. Je te donne 5 jours. cyakoze abajene barakubabaje Dumba. I'm so sorry for real. Sorry for that, man. Ngo urihagararaho wowe Irene, urimo urihagararaho. Ndagukura akaboko mu mufuka. Ndagukura akaboko mu mufuka kanyoka. Ndagukura akaboko mu mufuka. Bikore, do it. Whether you like it or not, do it. Bikatemo. Nurangiza wandike statement usaba imbabazi za nyazo. 5 days cyangwa uhombe byinshi, cyangwa uhombe byinshi. Uraza guhomba byinshi. Nakubwiye trailer ndaguhaye, ndaza kuvuga icyakuzanye muri Canada. Mubwire Kamana Yeri gift yaguhaye ugenda ushira umugore w'ukuntu byagiye ibyo mbanze mbiveho mbanze mbigeze hari abantu bumva ukuntu wemuka. Nzamuke ngende ku byaba Vestina na Dorcas mbivuga. Ngende ku bindi n'ibindi ncukumbura n'ibindi bindi urabizi nabyo byengene mbivugavuga. Ndagiye yo wanda gusotora nkugezeyo. Urihagararaho kuzigusaba pe hanze. Urihagararaho ndakura live ndumwe Instagram pana TikTok ibingibi abantu baza bakagira iki batanga n'ububoro bwabo. Ndazo ndakura live ya Instagram. Mbanze na posting nyamamaze babwire ndashira umuceri wa myigire mbamamaze baze urebe ibihumbi 10 ukuntu bikora. That's what you want. You think urugira ngo umuntu wa danger nkubwira ibintu ugomba gukora ukabyanga. Nibyo nshaka nibyo biza gutuma umutima niba if you really feel like ibyo bubabazi murimo muravuga yasabye n'ubugoryi n'uburyarya niba ubyemere ni imbabazi zisanzwe n'uburyarya. Ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera ngo ntabwo yamureze kumutera, ntabwo yandeze kumutera kubera batazi igifaransa. Ngo ya mpano ntabwo yandeze kumutera, ndabisubiramo ngo ya mpano ntabwo yareze Dumba kumutera. Phil Peter arimo arareba kuri National fucking TV. Dumba ariko no ariko kugize nakavuye ntabwo yamureze kumutera, ntabwo yamuzeye tumutera. Uraza kure yubusi oya imbabazi z'uburyarya zo bazihorere ubwo natinde myinshi pe n'ukuri yararengereye reka. Mureke itanira hagije, araba yabikoze. Hayi minsi ubu wari umunsi wa gatatu kuva naravuganye nawe aga kuri telefone. You haven't done it. Ntabwo urakora ibintu twavuganye. Ibyo bimenyesha ko ari uburyarya. Ndimo ndavuga gutya kubera tumaze iminsi 3 aga promoter yabanje kugenda aratwunga aratubwira aduhuzira kuri telefone nashaka kuvuga na Irene abanyarwanda mu bimenye. Duhura na Irene ubwa mbere, Irene agenda asaba imbabazi arimo aravuga za komuteri. Nza hano ndababwira abanyarwanda ko ngewe Irene ntabwo nzimubariye kubera komuteri nzi ijambo cyo rimenyesha komuteri. Irene aga promoter arongera duhuriza kuri telefone. Nanone nanze kuvugana na Irene aga ndamwemerera kubera mwubaha. Duhuriraho ndamubwira Irene ikintu ushobora gukora, genda ukatemo ikiganiro, katamo ibintu yampana ari maririza avuga ko namuhemukiye. Nurangiza ntabwo nshaka gusubira kuri kamera. Andika urwandiko urupostinge urimo uravuga urimo urasaba imbabazi nzima, udashiramo ibigambo byawe bya komuteri ngo yampano ntabwo yandeze. Hashize iminsi 3 ibyo bintu twakumvikanyeho ntabwo urabikora. Hashize iminsi 3 ibyo bintu byo ngongeye iyindi 5. Ubwo ni iminsi 8 papa. Kandi nguhaye na trailer hano nzagutangirira. Nguhaye trailer hano nzagutangirira.
shaho uzatangira aho ndahibuka kabisa. aya tumuhaye ibiti 5 ni myinshi. mubwire kabisa. Agapromota ndashaka kugushimira ubw'umutima mwiza no gushaka guhuza abavandimwe no guhuza abantu. uriya tipe aga njye nyine afunze yazanye y'amana ngo twiyunge. Aga mana akunda amahoro uramujama kuko cyo koze cyubahiro kabisa aragikwiye. Ega nabyo umuntu mba nabimwubaha. Wasomana. Yo gisiga Masheri ndashika bwana baba. wallahi wallahi Ndakurahi. Narakubuze je kukondora paka. bana nari bataramfungurana natuyunga nzabwirire Bushari Ndaguhamagara ndakwica. wallahi Ndakujyana muri za poaso. Bana masamaki amokishana. kabisa Dore Godfather. niwe nari naravuze kabisa. Goliath yitwa Goliath. Goliath. None se mwatowe kagabanyiriya. Namubonye Goliath. Zanze sha mwana wa mama w'undi kwitwa Samson. Intare nitayitatamura umusayi. Kwitwa Samson. Nyuma y'iminsi 5 sha mu byihorere bunitegereje iminsi 5 mu byihorere. Nyuma y'iminsi 5 utangiye gutegereza intambara ya Amerika na Iran hano. Nje numva na fishe tuzayikoresha ntugire ikibazo. Oya niba ari nyuma y'iminsi 5 ako gacera ntuzagira ahantu kavuga iminsi 5 itaragera ako gacera bukaretse. Bushari wamwumvise ndabyemera cyane. Ako gacera bukaretse katazakorera. Godfather va muri comment igere cyangwa uzamuke hano. Ona nawe ibyo yigize Yumvisha amatiku Godfather. Ako gacera n'abakaretse. Akayumva erega uramujama ntabwo wakoze. Ahumurirwa amatiku Godfather. Godfather niba ari ndumuhamagara bahiye. Godfather ahiye. Noneho abajyama muri commentaire iminsi bayigabanyije ngo hasigaye 4 ngo uyu warangiye. Kigali ni midnight. Kigali ngo hakeye. Kigali hakeye ni midnight. Ako Kenzo wagiure. Muri Haiti arabura nk'iminsi. Umva iyi ntambara ya Iran muzamba barenye isifure. Dore Godfather atanze request. Godfather ngiye moderate ndakuzamuye. Nanjye ndakumanura na Godfather wawe. Ndabahubuza. Ona mikino. Kuko dumba warakaye. Kandi umuntu urakaye. Dumba jureka. Dumba warabizi. N'ubundi nta kintu kiba kindakaje nk'umuswera nyuma yo gusaba imbabazi ziri fake twongeye tugahurira DM arambwira turashaka ko nkora iki nkamubwira ibyo agomba gukora hakaba hashize iminsi 3 atarabikora. Abantu bashobora kwibaza ko yakora ubundi iyo minsi 3 niyibikwemeje akuba ari abantu mushobora kuza abanyarwanda bakibaza ko Duma ngo akunda ngo rwaserera ngo Duma ngo ndagashobotse nagashobotse mbabwiye impamvu bishobora kundakaza. Ushaka kuyikunde jubabwiye ati rwaserera Dumba ndagukunda wazana kelele na kelele. Dumba ndagukunda ariko ugabanya iminsi ndagusabye 5 ni myinshi. iyo ugeze ariko se mwareka nanjye nkavuga ndikumvikana turakumva kumva n'ibintu umba ndagukunda ariko iyo nzaniye ibyo kurya bya roho ukanzanira itego nk'ibi bintu mbikunda kubidungu higifite yiyi iyo uzanye ikintu nk'iki ukanzanira ikintu Dumba manumva nago kuri nibyo Dumba umuriwe Godfather umuriti Dumba ubushize wakoze itego muri gato iyo byose barabyimye bamwe ariko kuze jubanze kuze wanje jubanze usuze po yanda fana wapakati macanga urumva du wakize musoki wakize uri kuvugira hejuru ng'ipendo wakize musoki kuvugira hejuru ng'ipendo ipendo urarizi
Yo. Ndumva ko nkimara kumva ko wababaye ukagera naho urera, ubu turi kuvugana njyewe nk'umutabazi wa kare, ubu turi kuvugana naje kukureba ndagufata he, ngomba kuza nkaguhoza. Tu uri Murimo muranseta kandi nari ndakaye mana. kamani seka naragushoboye utwo twagerageje bikanga. Oya gadi nawe ntuze gukira ngo uze kudukiriraho. kwakiriraho gute? Oya ubu turi mu mashaza gusa. Uyu munsi twiriwe turya amashaza. byose kandi bitewe na pazo Shadumba arakazwa n'ubusa. None se bigenze byose bitewe na Narinda amahoro bari bazahita zamu. Ndumva kankubwira ikintu kimwe ugomba kumenya, sibyo? Kandi njye nabizi ko ntazi kugira. aga promota ngo pfusha ubireke mwana abantu bose. Ngiye kuba kontre y'abandi bose. Urumva Dumba? Thank you Alia. Kuba kontre y'abandi bose nuko wabyumva. Ngiye numvishe ikiganiro cya Irene. Ubundi Irene urabizi, Irene ntabwo mwanga ariko sinamukunda. Ntacyo mfa nawe sinziranye nawe. Urumva? Godfather mu magambo yose uvuga niba ushaka amahoro nanjye ntushigikire Irene. Banza wumve. Oya ntabwo mushyigikira. Urukunyumva Dumba? Ntushigikire mfite ntabwo mushyigikira kukumanura. Umva se? Niba mukeneye amahoro turabajyana muri stade amahoro. Niba ushaka amahoro ntushigikire Irene. Ntabwo mushyigikira ko manzu nyumve. Kandi Dumba ukunda nuko biraza kuba byiza urumva? Biraza kuba byiza umanuye ariko kuvuga igitekerezo cyanjye, ariko nubwo urumva igitekerezo kiragira kirya. Dumba urumva uriya mutipe yafashe uburakari bwawe urukumva aragucururutsa kuko ibyo avuga byaba bifite ishingiro. Uriya mutipe yakomoje ku magambo urumva, ntabwo ngiye buraba umuntu ntabwo nari muziho. Urumva hari iyo umuntu yakoze ikibi Dumba cyangwa umuntu yakoze ikosa kugira ngo yivane muri iryo kosa, urimo kunyumva, ni urugendo rurerure. Ariko for me intambwe ya mbere Irene yarayiteye, nubwo ikirenge gishobora kuba kitarageze cyangwa akaba atarasanye imbabazi nk'uko bikwiye, but he try ibyo umuntu ufite umuntu yagombye gukora. Mu kiganiro nabonye avuga ati mu bantu nakwifuza kubabaza cyangwa nashaka gukomeretsa, kuko wowe bitewe n'ukuntu muziranye bitandukanye n'ukuntu uziranye nawe, but the guy he tried. Aravuga ati Dumba nsabye imbabazi, nubwo yavugishaga ibyongereza avuga ati I'm sorry. So Dumba gerageza wumva icyongereza cya Irene. I'm sorry ni Justin Bieber. Hari ukuntu umuntu avuga akavuga icyongereza cya Irene kuvuga ngo I'm sorry byasoundingaga nabi. Ira I'm sorry kandi amaze iminsi muri Canada gusa ziza. Ariko Dumba the guy he take his time bro, araza aravuga ati Dumba wagiye umbabarira. Udashaka umva God, udashaka kugusiga imbere y'abafana bawe ntabwo nza kukumanura. Umva gusaba ikintu kimwe Dumba. Umugabo aravuga aravuga ati ntabwo nza kukumanura, naringiye kukumanura. Dumba he's one of my best friend. Dumba umuntu ushobora kwidekara avuga ati Dumba he's one of my best friend and I cannot, ntabwo nagerageza ikintu cyamukomereza cyangwa ku buryo namubabaza. Natunze umuntu kamera nkora amakosa, ariko Dumba kugira ngo umuntu aterura avuge ko yaguze ikintu kigambiriye kuri kamera, Dumba iyo ariko kazakora ari byo bimutunza ari ntabwo. Ariko kubura musore yarahagurutse agafata iya mbere Dumba mu burakari ufite no gufata Godfather buretse gato abantu mwese mu muting. Ako se wabaye hari n'abandi bajya abantu kabenshi urabizi, ntabwo njye nisobanura gusa iyo bigeze ku muntu nubaha inshuti yanjye naho yaba yambabaje ate, igihe cyose numva namubabaje ngomba kumusaba imbabazi cyane. So Dumba I'm very sorry, mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bwashe kureactinga mu buryo butari kubabaza, sibyo? Gusa njyewe ndabizi neza ko kuko
naho na yaba yambabaje ate. nageze muri case nanjye ubwanjye ntari kureactinga mu buryo butari kukubabaza kuko yari abizi ko aza kumbabaza. Buretse gatoya nagira uvuga nukuvuga ko yari abizi ko ari kumbabaza. Iyo nise nabagamba muvuye mu kanwa. Reka nongere nyagusubizeho. Dumba yakuba very sorry. Mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bubashe kureactinga mu buryo butari kukubabaza. Sibyo? Komeza. Gusa njyewe ndabizi neza ko kuko yaba arangije kuvuga ngo Dumba ni inshuti yanjye. Akonga kubera kwa kundi mujya mu manipulating abantu abantu ntabwo bajya bamenya ukuntu tujye dukoresha amagambo hano ku mbuga banagushaka gufata amagambo tujye dukoresha kandi ngo yankoresheho. Urumva ngo ntabwo nari reacting mu buryo butari bukubabaza. Deja arabizi ko ibyo yakoraga yagombaga yari arimo arambabaza. Yeah, sure. Ariko arangije kuvuga ko Dumba ni inshuti yanjye, wowe niko kakubesha ati Dumba ni inshuti yanjye nzo naza kuyisaba imbabazi. Wowe nibyo wumva, wowe nibyo bintu ugenda nabyo. Okay, Dumba. Komeze wumve statement. Yaba yambabaje ate. Igihe cyose numva nabubabaje ngomba kumusaba imbabazi. Cyane. So Dumba yakuba very sorry. Mbabarire nageze muri case nanjye ubwanjye ntari bubashe kureactinga mu buryo butari kukubabaza. Sibyo? Gusa njyewe ndabizi neza ko kuko yaba Dumba turazira. Phil Peter arumva arimo arikiriza Phil Peter. Ashobora kumukiramo akamubaza ariko Phil Peter arimo arikiriza. Ni inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara. Ako ngako kahita kagushuka ngo Dumba ni inshuti yanjye kugeza ku rwego nahuye na mama muri bumubyare. Yarangije kuvuga ko yari arimo arambabaza biza bikora bizi. Ariko yavuzemo ko yahuye na mama umubyara wowe uhitugira imuhe. Inshuti yanjye kugeza no ku rwego nahuye na mama w'umubyara. Urumva he is my best friend. So Dumba he is my best friend. Umutima wawe ntabyo ibyo nagabyo n'ingambiriye. When it comes to journalism rimwe na rimwe mu mutego watuma n'inshuti yawe babariramo. Ariko atari ukuyanze ari uko nyine byageze muri case. Bashizemo n'akananga gafata amarangamutima. Murumva akananga kari muri background. Murumva akananga kagira ngo gatera imuhe. Sokolinde ko niwe mureke kumvugiramo. Murumva akananga karimo karatera imuhe inyuma muri background. Turi kukumva. Erega njye wa the fucking best blogger. Ibi bintu ni jewe uzi kubikora. Ibi bintu ni jewe ubikora. Iyi mitego ni jewe uzi kuyitega. Dumba n'ikiganiro cy'abantu. Iyo nanga reka ntabwo ndagera n'ahantu ngo difata ntabwo ndagera n'ahantu ushaka ko wumva by the way. Ntabwo ndahagera. Okay. Ntabwo ndahagera. Rimwe na rimwe mu mutego watuma n'inshuti yawe babariramo. Ariko atari ukuyanze ari uko nyine byageze muri case. Noneho hazamo n'ikindi kintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo kuri video ngo pazo yamuhaye. Ubona ko cyari munsi ikintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo. Akoresha ijambo yavuzwemo. Izi ni impapuro ziyafungishije puzzle. Izi ngizi ndazifite hano. Akoresha ijambo yavuzwemo. Ngo ndifata nindagira ndaza kugusomera ama statement yafungishije puzzle, mirongo yafungishije puzzle wumva umbwire. Wumve na ile nibyo avuze. Ibi nzaza live byose mbivimuzi byose. Ntaramushira hanze. Ariko atari ukuyanze ari uko nyine byageze muri case. Noneho hazamo n'ikindi kintu cyamurakaje cyuko muri la case y'ampano yareze Dumba yavuzwemo kuri video ngo pazo yamuhaye. Ubona ko cyari munsi babyumvishe neza. Yabikurikiye ariko yareze Dumba yavuzwemo. Yabikurikiye umunsi nibwo yabyumvishe neza. Godfather ni mu cyayi Godfather ngo yabikurikiye uno munsi agiye gusaba imbabazi.
nibwo yumvishe impamvu bafunze Puzzle n'ibintu biganiro batanze n'ibiki byose yagiye akora ikiganiro atazi ibyo arimo arakora. Godfather kikaba kiragiye nacyo ya mpano yareze Dumba yavuzweho kuri video ngo Puzzle abandi muri hano mwebwe mu kujya uyu munsi mwabyumvishe neza ntabwo yamureze ku muteri ariko mu rukiko yavuzwe umuntu wavuganye na ya mpano video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure umuntu wavuganye na ya mpano video yamuhaye ntabwo ari y'ubwambure kuri video ngo Puzzle yamuhaye ubona ko uyu munsi mwabyumvishe neza ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri ntabwo yamureze ku muteri. Godfather, now you can unmute. Dumba ikintu kiriho ni kimwe sibyo? Sokorinde ko iyo umuntu avuze ngo arimo arasaba imbabazi aravuze ngo ntabwo yamureze ku muteri. Dumba umvise ndikubwira ni iki ngiki ugerageze kunyumva. Umujene ntabwo yigeze ahakana ko yaguhemukiye ko yanagukoreye ikosa. Ntabwo Sokorinde ko ntabwo ariho turi ibyo biveho ari mu gusaba imbabazi. Ubu turimo turumva arimo arasaba imbabazi ku kiganiro arimo aravuga ngo ntabwo ya mpano yandeze ku muteri. Ntabwo byumvishe? Yego ndabyumvishe. Ngaho wowe izo mbabazi urashaka ko nzimuha? Bivuze ngo kubwanjye bivuze ngo ntabwo byakakubabaje Dumba kuko ntabwo yakureze ku muteri. Ntabwo yandeze ku muteri mu bantu bari context ya uretse gato uko niko mushobora kubitwara ariko wasanga Irene yaravuze gutyo ashaka wasanga bivuze gutya ashaka kumvikanisha ko kuba yatanze ikiganiro atazi ko ari kugushyirishamo nk'umuntu warezwe nk'umuntu uri muri kese. Unyumve neza cyane ya mpana ashobora kuba yaramubeshye uri kunyumva wowe ukazamo nk'umuntu uri kusanga muri iyo saga ariko utararezwe. Irene akaba ari gusobanura akavuga ati ntabwo njyewe nari nzi ko inshuti yanjye iri muri kese ndetse yaratangiwe ikirego ngo ntange ikiganiro gishyiramo. Gute abantu bashobora kugukurikira kubyumva ariko niba ari inshuti ye gute bamushuka bakamubeshya? How can people uziko people follow you? I know ariko mbabwire Dumba reka nze kubwire abantu ndakubwiye muri se urabyumvise arimo aravuga ko arimo arasaba imbabazi arimo aravuga ngo ntabwo bandeze ku muteri. Puzzle avuye muri prison bavuye kumufunga. Irene arimo arasaba imbabazi arimo arambwira ati ntabwo bandeze ku muteri. Urabizi ko ibintu byaguhungabanije mu bantu baguturishije ngerageza no kuguha kauberi ariko igihe mukene kukubwira ni iki ngicyo cyo. Reka ngusomere Dumba ndabifite urabizi ko uretse gato noneho ngusomere ikintu aho bafungira Puzzle ukuntu bavuze. Bafunga Puzzle bavuga ati Ishimwe Patrick alias Puzzleman yarabajijwe mu mvugo ze avuga ko izo video za uwo rizagwira Florier alias Yampano wa boy yazibonye koko ziturutse muri email ye urega ngo kuko iba muri telefoni ye kandi umuntu wamufashaga anamubereye manager agira uburenganzira bwo kwinjira muri email ye ko ngo amavideo abitse kuri email ahita yizana kuri telefoni ye. Akavuga ko nyuma yo kuyibona nta muntu n'umwe yayihaye ko ibyo bamurega bamubeshiraga ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko impamvu sakuje Godfather niba utarize mbangeza ahantu ha punchline hari very important ugomba kumva. Urumva urabizi kuza konsuzugura kuri pano yawe atari ibintu tugomba ndakumanura urumva ariko tugasanga ari mutinga kuri Kigali bakaba barakuvuga mutinga amabera nyuma wa mama kandi mutinga saba imbabazi yo mutinga ariko tugasanga ari uburyo bwo guhunga icyaha kuko raporo ya cyber yerekana ko itariki ye 11 ukwezi kwa itariki 11 ukwezi kwa 11 2025 yamenyesheje uwitwa Dumba akoresheje video record kuri WhatsApp ko arimo gushakishwa na RIB
ko yamusibira video zose za uwo rizagwira Floria Alliance azohereza, bivuga ko yari azi neza ko zirimo gukwirakwiza kandi ari we ziturutseho. Iyo nyandiko yampana ajya gukora ikiganiro kwa Irene yarazimutwarira abanza kuzisoma. Irene iyo ngiyo ni responsibility yiwe kumenya ikiganiro agiye gusohora, kubera aho ngaho iyo baza kuntwara Irene ibyo ngibyo ntabwo yari kubimenya, niyo mpamvu birimo biramugaruka right now. Okay, nk'inshuti yawe Irene ibibazo bikimara kukubwira nk'uko umuntu inshuti zawe zakwegereye, Irene yabashije kukwegera kugira ngo amenye reka ntabwo yigeze ntigeze guhamagara, ntabwo yigeze ambaza, ntabwo yigeze anambwira ati yarebye side imwe nicyo tuzi, ndimo ndakubwira yari kuri side imwe yashatse nabyo kureba side. Ibi bintu barangije kubifata biri mu izina Dumba, Pazo bahise bamutwara ku mufungo. Ni ukuvuga ngo Irene yabonye inkuru iri gutwika yibagirwa kuri inshuti ye. Godfather nanubwo ari n'iby'ubushuti, niyo yaba ari undi muntu ntabwo ari ibintu udashobora gushira hanze because bishobora kugira ingaruka ku bandi bantu, urumva? So ahubwo wenda nk'umunyamakuru uri professionnel yari kureba izina nka Dumba bavuzeho gutyo, nawe yahamagara Dumba nga making sure ko na interview ya Dumba yifata ngo nayo ya upload, kwese turebe impande zose, side ya story exactly. Ibi ngibi muri kubivuga gutya nk'abantu muri gukoresha amarangamutima, angenda agaruka ku bantu bakora ibintu nk'ibi, usanga wavuze ku muntu n'inshuti yawe ukamuvugaho, wowe mucomanta urabizi sheri, nakuvuzeho urababara, ariko nyuma naraje ndakwegera ndagusobanurira uranyumva, nakuvuzeho naraje nje cyane, ariko se wigeze ubipostinga kuri live biraho? Ariko Godfather bakubisiba, ntabwo ndi kuvugira Irene, murabizi ko Irene wari muravuga ikintu nshaka ni iki ngiki, ikintu nshaka mureke twumve Dumba ari umuvandimwe, ikintu nshaka kujya mu kubanga ko Pazo yafunzwe azira ubusa. Godfather banza umve niyo point byonyine, byari ikintu njya nibaza iyo muvuze ku marangamutima. Niba umuntu ashobora kujya hari hanze akabona agiye kuraburiza no kuba yakorwaho n'ibintu yagize yikoreye ubwe, kuko azi ko social media ariho ahantu hambere ho kuza gufata amarangamutima ndetse n'ibitekerezo by'abantu agafuringa isi yose abeshya, ariho yahereye noneho hataranatanga n'ikirego, ni gute ushobora kuvuga ngo birimo amarangamutima narafunzwe bro? Godfather hari n'ikindi Dumba yatubwiye, ibyo byose byakozwe n'imbabazi yasabye zumvikanye ko zari za Nyirarureshwa, yaramubwiye ati ikiganiro wakoze umvuga genda ucyediting, ntabwo yamubwiye ngo nagisibe, oya ukatemo ibintu wa na n'ubu ntarabikora, aho hari ikibazo. Arangije gusabiza imbabazi, naraje kuri live ndavuga ati mbabaje Irene nkanjye ukuntu ntekereza n'ukuntu mbibona n'ukuntu byari bimbayeho, navuze ko imbabazi za Irene ntabwo nzemeye. Agapromota arongera araduhuriza mu gikari kuri telefoni, turongera turaganira tubivugaho, ndamubwira Irene bavuga ati wowe nicyo ushaka, namubwira ikiganiro nta kibazo kirimo kirakwinjiriza, genda ukatemo ibyo bintu yampana arimo aravuga ukuntu nari namuhemukiye ko sinshaka kunyanduza, nurangiza you don't need kugenda kuri televiziyo kunsaba imbabazi, wandika ibintu uvuga ati inge na Dumba twajyane, uvuga ati ni izi ngizi ni imbabazi, usabe izindi mbabazi, ni uburyo bwinshi ushobora kuvuga, ushobora kujua n'amagambo yandi bibe clear, nanjye ndaza kuza mbwire ko nuza nkubabariye. Ubaye umunsi wa gatatu ibyo bintu twumvikanye, ibyo biragoye kweri? Ntabwo byari bigoye, urumva? Ubaye umunsi wa gatatu, nta muntu utarabonye video ya mpano arimo arasambana, yagiye muri boro yose, buri telefoni yose y'umunyarwanda n'umuki n'umurundi baravuze ngo Dumba ni njyewe wari uri inyuma watumye Pazo ari hano, watumye Pazo. Wowe Godfather urabizi neza, Godfather twabaga turi mu gikari, ntabwo twagwa ubwo bushinyaguzi bwanyu ndabwanga Godfather. When it comes with me ukanye ntuzajya ibiboro bizanamo ibintu by'imikino n'ibyo gutwika. Icyo gihe Godfather waje hano ibyo bintu wari ubirimo, you participated a lot muri ibi biboro.
natinye social media bro. urumva uwo mukaritasi ntabwo ashaka kwemera Irene uraza kwemera ku ngufu, uraza kwemera ko wankoshereje ku ngufu cyangwa urahomba byinshi. Abantu mwese mwibazaga ko Irene ni inshuti zanyu n'iki abanyarwanda ndabazi, mushaka abantu bameze neza. Irene ndaza kumumeza nabi, turebe niba muzongera kuba inshuti ze cyane no kumukunda no kumusapotinga. Buri muntu aba yicaye kuri gasiya ze zose, njyewe hano naje hano nibyo ndayifatanyishira kuri nuza ndayizunguza banyita umupede, ntabwo nigeze nigira umuntu wa danje mwiza bankunda bankunda ukomeze nuko nguko iswawe. Irene wibrandinze nk'imarayika bro, ndaza kwereka abantu kuri inyamaswa. Yago yarabivuze bamwita umusazi. Nguri umurokore, nguri manager w'abarokore. Mwari murimo murakora neza muhitinga views nubwo mugikeneye promotion. That was very good. But umva wakoze mu gituba cy'ingwe. Wakoze mu gituba cy'ingwe bro. Yakoze mu days keeping za 5 days batakwakira. Yakoze mu giki? Mu gituba cy'ingwe izindi ukundi kuboko kwari gufasha imboro y'intare. Ubwo yakundaga tubane. Ndumva nyuma ya ibyo yagukoreye nibikoze biramuha isomeje azaba yabikoze bire wamusabye, ngiyeyo ndabyizeye. Ntabikora nanjye natabikora ubwo nawe arabashaka ibintu birebire. Nashaka bireke, hari umuntu nashaka byihorere. Natuza mvomera witushi urekura umuceri ndayo n'igipira. Njyewe sinungukaga muri ibi biboro byanyu, murabizi simbikuramo amafaranga. Maze kubabwira ko njyewe ndi umutemyi w'ibiti. Imibiti niko mbayeho. Ntago murambona ndimo ndashaka amafaranga kuri YouTube. I have never. Icyo nakoze nabahesheje amafaranga aba YouTubers. I don't get money from this shit.